bakongera bati Barutemayezi ntibaba bari muri M23, aho abantu bari kwirebera ubutunzi kurenda kureba uko barinda amasisi cyangwa bareba iki, ase ntibarimo abantu bakunze kwa umujyi kurenza uko bajya kugira gute kurinda abaturage. Hari n'uwibaje ati se aba baturage bari kwirukanka barakomeza kugira ikizere M23? Ibi ni biri kwibazwa. Abandi bati se General Makenga ntiyabananizwa? Abazarendo barigamba gufata ibikoresho bya M23 n'ibindi. So turaza kureba impamvu ni yihe kuba intambara yegera ese Rubaye barayifata, birashoboka, turaza kubireba. Nukubera iki abazarendo cyangwa se coalition igeza higera kuri M23. Turaza no kuri solution aho abasesenguzi benshi bavuga bati M23 ni reke kuba mu mujyi. Ubanga ikiganiro cyacu gishingiye ku byantu bari kwibaza why M23 yasubijwe inyuma, why iri gutakaza ibikoresho n'abasirikare, ngo baraye mu biro bya Minisitiri wa Finance basaba imishahara yabo y'amezi 8. Ni video rwose igaragara abagabo bicaye rwose ku biro bya Minisitiri n'amakote Kongo rwose n'ibindi. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ndakuramukije kandi nkwifurije icyumweru cyiza. Uyu munsi ni ku cyumweru, ni tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Jewe ndi Meki Kayiranga, iyi ni Bwiza TV. Tuje muri studio tuzanye amakuru atandukanye, amwe mu makuru rwose avugwa hirya no hino mu bice. Kuri Masisi turibanda muri Nord Kivu, wenda tujye no muri Sud Kivu, turibanda muri Masisi Rubaya. Abazarendo FDLR FARDC coalition muri rusange begereye umujyi wa Rubaya ndetse bari kwegera Ngungu. Muri make imirwano yegereye Rubaya kuko bavuga ko nibura kilometero 12 wegera mu mujyi wa Rubaya ndetse na Ngungu. Bari kwegera Rubaya ndetse na Ngungu ndetse n'ibindi bice. Abazarendo barigamba gufata ibikoresho bya M23 n'ibindi. So turaza kureba impamvu ni yihe kuba intambara yegera ese Rubaye barayifata, birashoboka, turaza kubireba. Nukubera iki abazarendo cyangwa se coalition igeza higera kuri M23. Turaza no kuri solution aho abasesenguzi benshi bavuga bati M23 ni reke kuba mu mujyi, ni reke kuba mu mujyi, ije kuba mu mashyamba, ije kurwana, ni reke gukunda umujyi, yegere iki, yegere imirwano. Aho bakubwira ati nibura birasaba ko M23 yafata Rubaya, yafata Warikare, yagenda igafata Warikare, hanyuma Masisi irasigara igize gute ihumeka. Niko benshi bavuga bati nibabanze bafate Warikare, nibuza bigarurire na Gisangane, ibindi bizakunda. Ubwo bashaka amafaranga, bashaka kugira ibyo bageraho bizaza nyuma. So ibyo byose turabireba. Abadepite baturuka mu ntara za RDC bari ku rwego rw'intara za RDC ngo baraye mu biro bya Minisitiri wa Finance basaba imishahara yabo y'amezi 8. Ni video rwose igaragara abagabo bicaye rwose ku biro bya Minisitiri n'amakote Kongo rwose n'ibindi. Turaza kureba ibintu byinshi cyane rwose, nkubwira ngo utega amatwi cyangwa se ukomeze kubana na Bwiza TV, kandi comment yawe ziri positive. Hano hari amakuru wenda meshobora kuza kumvamo utashaka ko asohoka cyangwa se utumva ko yasohoka. Rero wihangane, igitekerezo cyawe kize kiri positive, kiza ari igitekerezo cyubaka, cyangwa se igitekerezo gishobora kugira ibindi nyunganizi. Apana kuza wenda wumva ko ibyo wibwira ari byo by'ukuri. Ngende umunyamakuru kandi ndandaza no gusesengura. Iki nakubwira nuko Poezero naho ibintu ntago byigeze byorohera coalition ya FARDC, Wazarendo n'ingabo z'u Burundi, kuko bararwanye baryanamo. Nanakubwira kandi ko hari imirwano yavuzwe ejo muri Kavumu hagati ya AFC M23 ndetse na coalition ya FARDC. Wenda reka ariyo mperaho, hanyuma tuze kugaruka tujya muri Masisi cyane, niho tujya cyane. Kugira ko abatuye muri Kavumu n'ibice byegereye muri teritwari ya Kabare iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kwa gatandatu bamaze umunsi wose mu bwoba kubera imirwano yari hagati
ya AFC M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zikorana na FARDC. Bakubwira ko amakuru aturuka muri kano gace avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo mbere yo gucogora, nyuma ikomeza nimugoroba. Umuturage wo muri aka gace yagize ati imirwano yatangiye nyuma y'uko umurwanyi wa Wazalendo ajyanywe mu kigo nderabuzima. Nyuma y'amasaha make imirwano yatangiye kuva Katana kugeza Kavumu. Twumvaga urusaku rw'amasasu. Ikavumu abaturage batangaje ko imirwano yongeye kubura mu masaha 12:30 z'umugoroba nk'uko inkuru bivuga. Ubwo ni ukuvuga ni ku munsi w'ejo nibwo imirwano yabaye. Hano undi muturage wakavuga ko ati kurasa byasubukuwe ahagana mu masaha 12:30 z'umugoroba Ikavumu. Twabonye kandi Wazalendo ziri ku isoko zongererwa ingufu ahagana saa 12:40. Bikavuga ko imirwano yahungabanyije urujya n'uruza rw'umuhanda uhuza Bukavu na Kavumu ndetse n'uturere tuhakikije. Aho ni muri Sud Kivu. Tujye n'ahandi. Muyaya rero ati FDL ni zahabu na koruta. Patrick Muyaya niko yibazaga. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje nyine kuvuga cyane kuri izi FDL cyangwa se kugaruka ku masezerano ya Washington ndetse n'amasezerano ya Doha, aho bakomeje kuyatangaho ibitekerezo bitandukanye, ndetse bakomeza ari nako bagaruka ku Rwanda. U Rwanda nirwo bakunze kuba bagarukaho cyangwa se barwibasira. Aha rero tugiye kureba inkuru ya Muyaya amaze iminsi avuga cyane, agaruka ku masezerano ya Doha, agaruka kuri kubikomeza kuvugwa, agaruka kuri gahunda zose zagiye zikorwa zijyanye n'aya masezerano hanini, ariko abagamije kugaragaza uburyo u Rwanda ruri cyangwa se mu kubitira mu gafuka u Rwanda. Aha rero nibyo tugiye kuba turebaho. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, we ati FDL ni zahabu na koruta. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko badafite ubushake bwo kwitandukanya na FDL ndetse no kureka gukorana nayo, mu gihe ari kimwe mu bintu bisabwa mu masezerano ya Washington bigomba kubanza gushyirwa ku ruhande ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi. Minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho Patrick Muyaya, we hari uko abivuga, hari uko abibona, nibyo tugiye kuba tureba rwose. Muyaya hano ati ubundi FDL ivugwa ni koruta, ati ni zahabu cyangwa koruta. Uyu ni Muyaya, tugiye kuba tubirebaho, aho yari kuganira n'abantu batandukanye, ndetse aha hose haba hari itangazamakuru. Urebye akenshi ibintu byose bivugwa hari itangazamakuru cyangwa se hari abantu b'aba social media influencer n'abantu bashobora gusakaza ibyo aba yavuze. Uyu rero umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya kuwa gatandatu yongeye kujya kuri X yemeza ko FDL ari urwitwazo ruganisha ku mutungo kamere wa Kongo. Nubanga Muyaya ari gukoresha uburyo bwose bushoboka, yaba ibinyamakuru cyangwa se na social media zibe ku giti cye. Muyaya yagize ati FDL urwitwazo rwiteka. Ese aba FDL bahunze mu Rwanda mu 1994 bashobora guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'imyaka 32? Oya. Uyu muvugizi wa leta akomeje agira ati iyo turebye uruziga rwo kwigarurira urasirazuba bw'igihugu kuva mu 1997, u Rwanda, papa n'abahungu barwo cyane cyane RCD bigarurira intara ya Kivu y'Amajyaruguru imyaka myinshi, kuki batigeze bahagarika ikibazo cya FDL? Hagati ya 2009 na 2020 FARDC yakoze ibikorwa byinshi bya gisirikare yonyine cyangwa hamwe na RDF yo kurwanya FDL, harimo no kwica umuyobozi wabo ndetse no gucyura ibihumbi by'abarwanyi babo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Patrick Muyaya avuga ko FDL atari ikibazo ku Rwanda, asa nk'ugaragaza ko nyuma y'imyaka 32 yaba itakiriho. Niwe wivuguruje ashyira ahagaragara ukuntu hakozwe ibikorwa byo kurwanya uyu mutwe kuva muri za 2009 kugeza ejo bundi 2022. Ukaba wakwibaza niba
bararwanyaga baringa. Patrick Muyaya yagiye kure avuga ko ndetse muri iki gihe u Rwanda rugenzura ibice by'igihugu FDLR iherereyemo, ariko inzira y'amahoro nirangira ruzavuga ko ikibazo cya FDLR gikomeje. Ati ukuri nuko FDLR ni zahabu koruta, ni umutungo kamere wose ugwiriye muri kariya gace k'igihugu cyacu, impamvu nyayo intambara. Iyo wumvise ibitangazamakuru n'abayobozi ba Kongo wibaza impamvu bemeye kurwanya FDLR mu biganiro bitandukanye bagiranye n'u Rwanda, haba Washington cyangwa se Doha, kandi bazi ko uyu mutwe utakiriho. Ushobora no kwibaza uti ese ubundi FARDC yabasha FDLR cyangwa se yaba hirwanyiriza iki, kandi bahuje ingengabitekerezo. Ibyo rero ni ibyo umuntu ashobora kugira gute kwibaza. Ibyo ni ibyo umuntu ashobora kugira gute kwibaza kuri iyi FDLR. Ibintu rero bikaba bikomeje kugira gute guhinduka ibindi ibiganiro bya Doha, imyanzuro yavuyemo ijyanye n'agahenge wapi byaranze. Imirwanire irakomeje mu gice cya Sud Kivu, aho muri Poezero cyangwa se no mu bindi bice naho hageze gute hakomeje kuba imirwano. Aha rero ukibaza ati bizagenda gute, ubundi ibintu birashobora ko bizagira gute, bizabasha kugera ku ntego yabyo. So reka twumve Damas hanyuma tugaruke tujya mu makuru arambuye y'uyu munsi. Turibanda cyane kuri Masisi, kuri Rubaya yugarijwe ndetse na Ngungu. Ni iyihe mpamvu M23 iri gutsindwa? Ese Makenga ntawo hari? Bimeze biti? Ibi turabyibaza, turaza kureba ndetse dushyiremo n'ama input yacu cyangwa se uko tubyumva, dushyiremo n'ubusesenguzi ariko tugaragaza amakuru. Ibi byose biraza gushingira kuki? Kuri fact. Gaye nguko reka twumve Damas. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Muraho neza, murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru, twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimo b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Yes, tugarutse mu makuru yacu. Wenda reka duhere muri Poezero. Poezero bakubwira ko ku munsi w'ejo habayeho gusubiranamo hagati ya coalition ya FRDC ndetse Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Ahanini bitewe n'iki?
bitewe nuko Wazalendo ngo na FDL hari ahantu bari kunywa byeri banywa inzoga nyuma yo koherezwa amafaranga, kuko kugeza ubu ngubu bakubwira ko Wazalendo na FDL baha amafaranga ndetse n'ibirani bari barimo bahabwa na za prime. Ariyo mpamvu ubona n'imirwano nakaze, iyo babonye amafaranga ibintu biba bitoroshye. Rero ngo baza kunywa inzoga, icyaje kubaho nuko nyuma yo kunywa inzoga ngo hari abarundi noti FARDC yari igiye muri operation, mu kujya gukora operation. Abantu ngo kino gikundi cy'abantu ho cyari kiri kunywa inzoga gisa nkaho gikurikira bari bagiye mu gukora operation, mu kubasubizayo babwira ati musubireyo mwanywa inzoga, ntago tubakoresha. Abandi bati ntaho tujya, nta nubwo mudukoresha, uradutika nkande. Ati generali Yakutumba kataratubwira ibyo ngibyo, ari we generali udukomandinga, kuko murabizi ko Abazalendo bo muri Sud Kivu umuntu bubaha cyane niki ni generali Yakutumba. Icyaje kubaho rero bano Bazalendo banga kubyumva, rero niko gutangira kurasana. Mu kurasana n'abarundi baza basa nkabaje gutabara, bararasana. Rero basanga nyine abantu bamaze kujya gute kwicwa. Aha rero hakanimo ikibazo cy'uko colonel wa FARDC sabwa atari ku general mumbwira ipeti yari kuhehe, bavuga Yakutumba. Ati usibye ayo mapeti mwihaye, ayo mapeti mwayakureheye, abandi batukadusuzugura. Intambara rero iba gutya. Aha kandi ni nyuma yuko M23 yari maze kubakubitira za Bidegu, yarabakubitiye muri Karingi, yabakubitiye ahantu heshejo mu bice byegereza Minembwe, ndetse berekera muri Bicumbi hariya hafi na Poezero. Aha rero niho ibintu byaje kuba ibindi muri Poezero rero ikomeje kuba ikindi bazo hano. Urebye hanini ibibazo birimo ni ibibazo bya guhuza force cyangwa se guhuza philosophy, guhuza cause. FARDC iri kurwana, Wazalendo nayo kurwana, bose bakeneye kujya gute kuba bagaragara nk'aba generali. Hari urebye nicyo kibazo cyabayeho, kandi aba bagabo murabizi ko ari ibintu byabo bisanzwe. Hanyuma tugiye muri Masisi, intambara ikomeje kwegera umujyi wa Rubaya, umujyi ucukurwamo amabuye cyangwa se igice gicukurwamo amabuye ya Koruta. Ni intambara ikomeje mu gihe Angola yasabaga agahenge, ndetse mu gihe Doho ubwayo nayo yagize gute, aba bagabo bombi basinyiye agahenge. Ni intambara bavuga ko yafashe indi sura, intambara y'ukuba izi Wazalendo, FDL na FARDC bari kuza mu byerekeza mu mujyi wa Rubaya ndetse n'igice cya Ngungu. Kugeza ubu abaturage bakaba bakomeje guhunga, abaturage bari guhunga berekera Ngungu, abandi bajya Kibabi. Abaturage bo mu duce twafashwe n'iyi coalition, n'uduce wabonaga harimo Gatoyi, n'uduce twa Gatoyi, deja igice cya Gatoyi cyose bacyatse M23, ndetse ku munsi w'ejo bano bagabo bafashe igice cya Nyakigano ndetse na Kawere. Urebye ahantu basigaje gufata n'agace ka Cyugi, bakaba bamaze kugira gute point strategique. Bakubwira ko deja n'ubu ngubu bashaka ko bari mu gice cyahitwa Muzizi. Aha Muzizi rero bivuze yuko ngo ari iki, ari ukuba bashaka gufata igice cya Cyugi. Rero ha Cyugi nkuko babivuga, bakaba baraba bafite point strategique zegera umujyi wa Rubaya. Abantu benshi ntibabyumvaga, hari abantu bamwe bagiye batwandikira cyangwa se n'abandi tuganira bati ntibishoboka ko Wazalendo yagera muri ibi bice. Ati abasirikare b'Imvetura bagiye, ibyo twibaza natwe, ibyo mwibaza natwe tukabyibaza, ariko amakuru hariyo nayo ngayo. Kandi Mutayomba niwe uyoboye uru rugamba, niwe uri kurwana. General Mutayomba niwe uri kurwana. Ikindi gihari hano kinababaje giteye agahinda, nacyo kintu tuzagutindaho, ibiri kubera muri Masisi ni ibikorwa ubona birimo ubunyamaswa, kwica abaturage no kubatwikira. Kugeza ubu ngubu insisiro nyinshi bano Bazalendo bari gucamo, bari kuzitwika. No kuvuga ngo abaturage bari gutwikirwa amazu, bavuga ko bakoranye na M23 ndetse bakoranye ngo na Kinanguvu, barimo barabatwikira amazu. No kuvuga ngo aho Bazalendo bari kugera hose bari guhita hatwika. Bavuga ngo ingaruka zo kuba
M23 iri kuva mu bice cyangwa se iri gukurwa mu bice yari ifite, zirimo ziragera ku baturage bo muri biriya bice, kugeza abaturage batuye mu mujyi wa Rubaya n'abatuye mu bindi bice ubwoba ni bwose. Abantu twagiye tuganira bati biragenda bite, noneho mu hantu rero bamaze kwizera umutekano, abantu bashoye amamari yabo. So kugeza uyu munsi ubona ko ari challenge, hari abantu benshi bibaza ati ariko se ubu nzashora imari, nzizera ko ubundi nzahaguma. Hari n'abavuga ati ariko se nkaguma nayishora imari nzahaguma. Hari abavuga ati se Masisi Ruco nzayishoramo imari bizagenda bite. So urumva rero ubwoba ni bwose mu bantu nyuma yo kubona abantu bagira gute bahunga berekera Masisi zone, abandi berekera za Kibabi ndetse na Ngungu. Ibi kandi bije nyuma yaho urugamba n'ubundi rwari rukomeye mu bice bigana muri axe ya Nyabyondo, ubwo ni Masisi Nyabyondo, Masisi zone Nyabyondo. Aha naho hamaze igihe hari intambara, nuko habanje kubura ama network rimwe rimwe tukabona amakuru twagiye tuyabona tutarabasha kugira gute kugera, ugasanga wenda ntubasha kuyabona neza cyangwa se ngo yahuze neza, ariko uyu munsi biroroshye kuba dushobora kujya gute kubona amakuru. Ubu ngubu dushobora kubona amakuru. M23 ikomeje kurwana ndetse biravuga ko umusada wayo wamaze kugenda, ariko mu by'ukuri amakuru hariyo atangwa n'abaturage aturuka mu biriya bice nuko hari ibice byigaruriwe na Wazalendo, ni ibice byigaruriwe na Wazalendo. Aba Wazalendo bakaba bari kugira gute barwana berekera mu mujyi wa Rubaya. Umujyi wa Rubaya ni umujyi uzwi cyane ku isi, ahanini bijyanye no kuba ucukurwamo na kolota, iri kuri 15% kuyo ku isi hose. Rubaya iyi ngiyi tuyigarutseho muri iki cyumwe n'ubundi twanayivuzeho, aho leta ya Kongo yashyize ikirombe cya Rubaya cyangwa se ibirombe bya Rubaya mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba hari kwibaza imbaraga za Wazalendo, FDLR, FARDC, coalition yabo muri rusange bari gukoresha mu kurwana baza mu mujyi wa Rubaya, byaba birimo no kuba Kinshasa yaragize gutya ikemerera Wazalendo, ikemerera leta ya Amerika bino birombe. Ikindi cyo abantu benshi bari kwibaza, M23 se iri kukurura Wazalendo ngo iziyegereze hanyuma yinjire muri Warikari izikubitiremo hagati? Ibi nabyo nibyo kwibaza. Mu by'ukuri hari urujijo ku bantu benshi bari gutungurwa cyane, nta n'ubwo muri kwemera ko byashoboka kuri AFC M23 kuba yagira gute yarekura bino bice. Noneho bikaba bigezaho M23 ishobora kujya ku gitutu cya Wazalendo na FARDC, ku gitutu cya coalition muri rusange, aho ishobora kujya ku gitutu cya coalition kuba bavuga ko izi Wazalendo, FDLR na FARDC bafungiye mu birometero 12 werekera mu mujyi wa Rubaya. Bari ngo muri mu gitondo byava ko bari muri centre yaho Museveni Sendugu ari ku mukanya. Amakuru mbere yuko ninjira muri studio ahari haravugwa ko bari muri centre ya Muzizi. Aha rero Muzizi byavuze ko bashaka gufata imisozi yo muri Cyugi, ubundi bagahita bajya gute bajya muri Rubaya. Nuvuga ngo barabamaze kufunga point strategique zose zituma berekera muri Rubaya. Bivuze ko hano tunakurikiye neza kuko mwagiye mukurikira uko amakuru twagiye dutangaza, twagaragazaga uburyo nka mbere tujya gufata bino bice, ndavuga ijya gufata Gatoyi, ahanini ubwo yari ivuye za Rubaya, za Ngungu cyangwa se ivuye za Masisi zone n'aha za Kibabi. M23 n'ubundi yagiye gufata tuno duce tuno duce dutatu nitwo yafashe, tuyifasha kugira gute gufata ntuza Gatoyi. Utu duce rero twarimo iyi Cyugi, turimo Nyakagano, turimo n'Ikawere. Aha niho hagize gute hari izingiro ryo gufata umujyi cyangwa se gufata igice cya Gatoyi. Abazalendo rero bakaba baje bafite n'umujinya ku bantu bumvishe nk'ijambo rya Mutayomba ibyo yatangaje ubwo bagiraga kwa Bigembe,
uyu General Mutayomba umuntu uzwi cyane cyane mu kwica abaturage b'abatutsi, kurya inka zabo. Uyu Mutayomba uzwi mu kutwika hariya ku Nturo mu bice bya Kirorirwe, bavuga ko bari gutwika amazu y'inyenzi. Uyu Mutayomba arazwi, ubwo yageraga n'ubundi zacyo bavuga ko baje gukubita Aduyi bakamujyana iwabo mu Rwanda. Numwe mu bantu bavuga ko n'umunyatura ni FDL, ubundi bavuga ko FDL atojwe na FDL wigiye ku birenge byayo. Abantu muri Masisire bakaba bamuzi, bazi ko numwe mu bantu babi cyane, ku buryo ari kuza abaturage bose bari hariya muri za centre bakicwa. Nuvanga umuturage utarahunganye na Wazalendo, umuturage utarahunganye nabo ngo bajyane mu bice bagiye mu by'amashyamba ya Gatoyi, ari kwicwa. Nicyo kiri kuba hano muri ino ntambara. Ikindi, abaturage insisiro zabo ziri gutwika, babaziza yuko bari kumwe na M23. Ari naho rero tuyatwiza tuti M23 kujya mu matware ikuyemo Wazalendo na FRDC ikayavamo, abaturage basigara hehe? Abaturage baraza bakaryozwa M23, kubijyamo igahita igenda, imibereho y'abaturage isigara hehe? Nukuza abaturage bakishyuzwa ibya M23 byose. Muri rusange ukavuga ko ibintu hano byahinduye isura. Hari naho wibaza ati commanding ya M23 ifite ikihe kibazo? Intelligence ya M23 ifite ikihe kibazo? Abazalendo bateguye ibitero kugeza ubwo binjira muri Gatoyi bayikuramo M23 barayishorera. M23 bimeze biti? Hakaba naho wisa ati nyamara muri M23 mu buyobozi ntibimeze neza. Hakaba navuga atari Makenga hari n'aba deployinga ntibakonde, ataraba ayohereza ibyo nibivuga, ariko ati hari n'ababwira ati jya hariya ariho ujya gutanga imbaraga, ati bakabyanga. Hari bakavuga ati Makenga ashobora kuba hari afite abantu bamunaniza, ati urebye neza imiyobore ubona ko bamunaniza. Hari n'abamubwira ati tuzakwica. Ibyo nibivuga, ntago ari ukuri, mutaza wenda kuza kumbaza, ariko biravugwa. Biravugwa ko commanding M23 igize gute, hashobora kuba harimo ikibazo cyaho Makenga ashobora kubabwira ntibumve, ariko akabikora nk'umubyeyi cyangwa se akabasha koroshya bimwe na bimwe akabyigiramo. Ngira ngo twigeze nko mu ntambara za Uvira ko Makenga nawe ari mu bantu bari mu ma operation arwana ubwe. Ibyo ni bisanzwe kuri we, akunze kurwana. Banafataga mu bushize yari muri za Kabuhanga ari gufasha abafataga umujyi wa Goma. Urumva rero hari abavuga bati commanding ya M23 byagenze bite, ubuyobozi bimeze bite? Aho Makenga ntari guhangana wenyine n'igice kinini bafite, ati aho ntihaba harimo abantu batumva. Ibyo nibivugwa. Wazalendo, FRDC, FDLR coalition yabo bakaba ngo bafungiye kwa Museveni ahitwa kwa Muhunde cyangwa se kwa Muho, ngo bari kwa Muhunde. Ariko mu kanya makuru akavuga ko bageze Muzizi bashaka gufata imisozi ya Cyugi. Bivuze ngo iraba ari baraba bafunze ma point strategique yose agira gute yerekera mu Rubaya cyangwa se anava Rubaya ajya za Gatoyi. Ni intambara imaze iminsi myinshi cyane. Ni intambara abaturage bari kugiramo ingaruka, intambara abaturage bari guhunga. Ni intambara abaturage bari gutwikirwa ibyabo. Ni intambara abaturage urebye ama video n'amafoto, abaturage bari mu bibazo. Abantu benshi bakomeje kwibaza ibibazo. Bimeze bite? Gusa benshi bati Rubayo ntishobora gufatwa. Ariko none wareba Abazalendo bavuye muri za Gatoyi kugeza aho bageze muri izi point strategique, ukabona ko byose birashoboka. Ariko bavuga uti M23 yarekura Rubaya, bivuze ngo kurekura Rubaya irabirekuye na za masizone birabishoboka ko yazibamo. Urumva hari ibintu byinshi biri kwibazwa. Hanyuma ngo M23 yo yavuye muri bice yerekeza za Rubaya na Kinigi. Abaturage bo bagiye Kibabi ndetse na Ngungu, niko ibintu bimeze. Abagabo bakaba bafashe gute gufatanya Kigano na Kawere, bakaba basigaje kujya Cyugi. Byose ukabona ko ni inzira igize gute yoroshya igira gute yegera Rubaya cyangwa se ijya muri Rubaya mu buryo bworoshye. Akari nayo nzira M23 yakoresheje
ijya za Gatoyi nk'uko nabibabwiye. Mu kanya nabwo bakaba ko bari bageze Muzizi bajya gufata imisozi ya Cyugi. So uribaza M23 iri gushaka kurekura ibice. Hari abantu bagiye babimbaza, nanjye ndi kubyibaza harimo ikihe kibazo. Hariho nomba zitari ko Makenga ari he, ariko runaka ari nyine abantu benshi barabyibaza, ariko nuko bimeze niko niyo makuru ari kuvugwa. Ishobora kuba itari inkuru nziza ku bantu benshi badukurikiye, ariko nuko bimeze. Hanyuma urebye neza je nahoze nibaza uyu Mutayomba ubundi ni muntu ki, ni inshuti ya M23 ku buryo bigeraho bwa mbere habayeho ubwo M23 ari mu bice bya Kinigi za Kibabi, yaje guturana n'umuzarendo witwa Kigingi barebana rwose, ngo witwa Colonel François negosia ko uyu Kigingi yaza kujoininga M23, ndetse ngo arinze n'inka z'abantu atarazirya agize gute, so babona ko atababangamiye. Ariko byaje kurangira General Kigingi agambaniye uyu François, babyuka baza gutera position za AFC M23 aho zari ziri, ndetse uyu Colonel François bigenderamo arapfa yishwe n'izi zabazaniro na FDLR. Arushaho kwibaza M23 yabuze ubushobozi bwo gushaka Mutayomba. Ni ikihe kibazo? M23 yageze mu mujyi wa Goma irituriza, M23 yageze mu mujyi wa Bukavu irituriza, M23 imodoka z'ibifaru n'amaburende tubona mu mujyi wa Goma byigumiye mu mujyi wa Goma ntibyajya mu bindi bice. Ibyo ni ibintu abantu bashobora kwibaza. Ese Mutayomba akorana nande muri M23 ku buryo igihe cyose azareba abayobozi? Uyu Mutayomba yananiwe M23 ko tuzi kugira abakomando bagiye muri ingabo z'u Burundi, kugeza ubwo ingabo z'u Burundi abitwa ba Colonel Minani, abakoloneli benshi bagiye barasirwa muri za Ruvungi, muri Sud Kivu, mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi. Ni ikihe kibazo gihari? Ni gute Mutayomba ni inshuti ya M23 niba umuntu agezaho amara kurasa abakomanda babiri, bakoloneli babiri? Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye. Ibyo nibyo nshaka kwibaza. Mutayomba ushaka kwibaza akorana nande? Mutayomba nindi muha imbaraga? Mutayomba M23 yaramubuze? Ese ntihaba harimo barutemayeze muri M23 bagambana nkuko tubyumva mu bice bya Sud Kivu? Muri M23 muri hano muri za Masisi ntihaba harimo abantu bameze nka barutemayeze bashobora kubonaniza General Makenga, bari kwirebera umujyi aba bandi perezida w'u Rwanda niwe ugeze uvuga ati hari abantu baba bashaka gukora CH hano kuri Serena, ariho bashaka gukora, badashaka kujya za Nasho, badashaka kujya mu bindi bice. Aho ntihari abantu bashaka gukorera mu mujyi wa Goma, badashaka kwegera muri Masisi, badashaka kwegera Gatoyi, badashaka kujya Warikare. Ese muri M23 ni impinduka zikenewe? Ni intelligence yabo ifite ikibazo? Ni commanding yabo ifite ikibazo? Ni ikihe kibazo gihari? Impamvu tubivuga gutya kuko tukora analyse, turakora analyse aho ushobora kuzunguza ubwonko bwawe ukibaza kugera ubwo M23 ikurwa muri iki gice cya Gatoyi bakayishorera bakayigeza mu Ruba, deja bari mu nkengero za Rubaya mu birometero 12. Ni ikihe kibazo gihari? Ejo bundi nahoze mbyibaza nti M23 natwirwaneho bananiye kurinda abanyamurenge mu Minembwe. Ese nuko Minembwe idafite ubutunzi ari abaturage gusa? Ese Minembwe nuko babona ko hadakwiye uburinzi nk'ubu habwa mu bindi bice? Rero ni ikibazo, ni ibibazo rye, nibyo ndi kwibaza, bataza no kugira unduza nibyo ndi kwibaza nk'umuntu ukurikira amakuru. Ni iki cyatanze imbaraga kwa Mutayomba? Ni iki cyatanze imbaraga muri coalition? Ese koko muri M23 kuva hejuru kugera hasi ibintu bimeze biti? Ntago bigeze babona ko coalition y'aba bantu ya FARDC Wazalendo, ntago bigeze babona ko bateguraga ibitero kuva mu bice bya Gatoyi kugeraho uyu munsi wabasunitse? Gusa akandi bakubwira ati kubera ko hamaze intambara iri muri Masisi, iva Masisi werekeza Nyabyondo, bishoboka ko abazarendo bafunguye indifuro igamije kugira gute
kubalansinga imbaraga za M23. Nuvanga intambara ikomeye iri mu bice byerekera muri axe ya Pinga. Nuvuga ngo intambara ziri muri axe ebyiri. Intambara yerekeraga muri axe ya Pinga, abazarendo bakavuga bati na FRDC cyangwa coalition reka dufungura indi foro yo muri axe Gatoyi. Ubwo ni axe Warikare Gatoyi Warikare. Tuyifungure twekeza muri Gatoyi axe Rubaya. Tujya Rubaya. So urebye neza bakavuga ati reka tubalansinga iki imbaraga za M23. Aho bavuga bati aho kurebye neza ukabona ko iyi axe yabahiriye kuko bagize gute bakomeje kugira gute muri advance. Aha rero abantu benshi bagiye bibaza, ibibazo ndi kwibaza hano, reka mbabwira ibibazo nagiye mbazwa n'abantu. Mutayomba akora nande? Hano ndati Mutayomba amaze kurica abakomanda babiri barimo Colonel François, ati Mutayomba akora nande? Ibyo ni ibyibazwa n'abadukurikira. Bati aba bazarendo coalition imbaraga yazikuye hehe? Ese M23 intelligence yayo, commanding yayo, bite byayo? Ibinubwa n'ababyibaza. Bakongera bati Barutemayezi ntibaba bari muri M23? Aho abantu bari kwirebera ubutunzi kurenda kureba uko barinda amasisi cyangwa bareba iki? Ase ntibarimo abantu bakunze kwa umujyi kurenza uko bajya kugira gute kurinda abaturage? Hari n'uwibaje ati se aba baturage bari kwirukanka barakomeza kugira ikizere M23? Ibi ni biri kwibazwa. Abandi bati se General Makenga ntiyabananizwa? Hari n'abavuga ati ariko ngo harimo n'abashobora kuba baramubwiye ko bazamwica naramuka bakuye cyangwa se aramuka bigije. Urumva hari ibivugwa byinshi, ariko ntimumbaze rwose, nanjye nuko ndi kubyumva. Abantu bari kwibaza ibyo ngibyo. Icyo twakubwira cyo nuko iyi ntambara yateye ingaruka ku baturage. Amazu y'abaturage ari kujya gute, ari gutwikwa. Niyo mpamvu ari kwibazwa ati niki kiri gutuma M23 itakaza ibice by'ingenzi muri Masisi. Gusa igihe ari cyo wenda turi hafi gusoza kino kiganiro nuko kuva ejo byavuga ko M23 iri kugira gute, iri kujyana umusada muri biriya bice. Gusa imihanda ya Masisi ikaba ifite ikibazo. Imihanda ya Masisi ikaba ifite ikibazo cyo kuba hari imvura ndetse n'imihanda yarapfuye. Hari ikibazo cyo kuba babasha kugenda uva Masisi cyangwa se uva Rubaya werekera mu bice birimo imirwano. Babwira ko rero Afande Gakufi ndetse na Colonel Jimmy naho ari mu bantu bari mu rugamba hariya, bagiye kureba iko iki kibazo cyakemuka. Ariko mu by'ukuri ntibuza ko abantu benshi bibaza ati why, niki cyabaye muri M23? Harabura iki? Ese M23 yabuze manpower? Hari n'ubaza ati abasirikare b'abakomando herutse gusohora bagera mu 7,000 na bagiye hehe? Ku buryo ujya muri axe ya Minembwe ugasanga ni ibibazo, wagaruka muri axe ya Gatoyi Masisi ni ibibazo. So ibyo nibyo abantu bibaza, ariko mu by'ukuri abasirikare baravuga ati urugamba rurakomeye cyane. Ndetse abenshi babonye Mutayomba arimo yigamba ati twarashaduye, twamwatse imbunda ya Twerve arimo yifotorezaho, ati twayifatiye kwa Bigembe. Uyu Bigembe n'umwe mu bari bayoboye hariya mu bice bya Gatoyi, uyu nawe washyizweho na M23 mu kuyobora abaturage, ariko abaturage bakaba bataramwemeraga. Nuvuga ngo yaba akeshi imbere M23 tutarajya hari Bigembe n'umwe mu bantu bahemukiye abaturage bo muri biriya bice. Nyuma rero M23 ifasha ahantu ishyiraho ubuyobozi nawe mushyiraho, bituma ari abaturage ba muri biriya bice, ayo ni amakuru ahari, nabo basa nkaho bagira uburakari, bagira uburakari bwo kubashwa no gutanga amakuru kuri izi za Wazalendo na FDLR, bitewe nuko batigeze bishimira iki uyu Bigembe. Kubera iki? Mbere yuko hari za Wazalendo n'abandi, numwe mu bantu bitwaye nayo imbere y'abaturage. M23 hageze ari we bagira umuyobozi. So bakibaza impamvu rero ubuyobozi bwahisemo gufata uyu Bigembe kugeza ubwo abaturage bwa ati none reka twebwe tujye tunatanga n'amakuru y'ikimpuroza. Ibyo ayo ni amakuru tumanagiye kinini avugwa muri kiriya gice, aho abaturage benshi bakunze kukureba ati M23 kuki zigafata abantu bari batari bezeye mu baturage ikabaho ubuyobozi, kuki bafata ikabashyira wenda bamwe mu mirimo abaturage bakeneramo serivisi. Ati ni ikibazo gikomeye, wenda nabyo M23 zabireho ko bitanga isura itari nziza ku baturage. Naho zero mbona Mutayomba ari matuka uyu Bigembe, avuga ko we nawe ngo yamwitaga ngo niba ari kirofa nawe yamututse ibitutsi byinshi, ngo udakwiye kuvuga mu gitangazamakuru. So mu by'ukuri hariya amakuru hari ni ntambara, ariko muri analyze ukibaza uti M23 ni shida gani? General Makenga nk'umuyobozi mukuru bimeze bite? Amaze gutakaza abakomanda babiri hariya,
batwawe n'uyu mugabo umwe witwa Mutayomba yaramunaniye. Hanyuma umwe mu batwaganiriye kandi ubizi neza ati we uburyo yambwiye hani ahere kuri situation iri hariya, we yanambwiye ati nkurikije uko M23 yari igeze iyo po za Gatoyi byose birashoboka ko na Wazalendo bagaruka bazafata Rubaya, ati cyo nahagaraho kujya gufata Rubaya ibyo M23 ntiyabakundira. Uyu n'uyu wabimbwiye ati akambwa ati rero Nzuzi ni notability akagari imisozi ya Cyugi ihereremo ha rero niho Abazalendo bavuga ko bari kwerekera bajya gufata, ho bari kwerekera bajya gufata. Ni ibintu rero nyine byagiye bitungurana ku bantu bakomeza kugenda bakurikira amakuru ava muri bino bice. M23 yarashatse gushyira imbaraga mu mujyi cyangwa se kwishimira intsinzi ku bice yafashe mu by'ukuri hakiri kare. Ati bundi bakwiye kubanza gufata warikare nibuza bakagarukira he na Kisangani ibindi babizikora. Ati abakeneye amafaranga, abakeneye gukorera mu mijyi myiza bizahita biza, ariko mu gihe batarabasha kugera muri gukuramo warikare, sidi kivubwayo ntiravamo ngo bagereza Karema cyangwa bagereza Kisangani, still urugendo ruracyari runini. Ati bivuze ko M23 ikwiye kugira gute, ikwiye kujya mu bice igafunga ikazitira izi nyeshyamba kuko zikomeza kwegera inyeshyamba mvuga ni za Wazalendo na FDLR ndetse na coalition ya FARDC. Ati uko bakomeza kwegera abaturage M23 igenda itakaza ikizere imbere y'abaturage, ati igenda itakaza ikizere imbere y'abaturage. Ariko hakibazwa ati se abasirikare ba M23 barahembwa? Ati kuba barwana badahembwa nabyo ntibituma abasirikare batakaza muri, ariko none hakaza igisubizo kitise kuba babaga mu birungu ubundi bwo barahembwaga. Ati kijyambere ni ntuza ni cause. So harimo challenge nyinshi ushobora kugenda gute wibaza uzunguza amakuru uti ese kubera iki, ariko igisubizo kibase commanding yabo irahuza, harimo ikihe kibazo. So intelligence yabo bimeze nyine, harimo ibintu byinshi abantu bari gukurikirana zino nkuru bari kwibaza. Nubanga ikiganiro cyacu gishingiye ku byantu bari kwibaza, why M23 yasubijwe inyuma, why iri gutakaza ibikoresho n'abasirikare. Abandi bati Makenga bimeze bite, abantu bari kumwe nawe ntago bari kumufasha. Ati hari byinshi nyine amakuru abantu benshi bagiye namwe muze gutanga ibitekerezo kuri kino kiganiro muduha amakuru. Nabwe ngo ibyo muza muvuga bize biri positive, ntuzuje kudutuka. Hanyuma ikindi nakubwira nuko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo buri guha abasirikare babo cyangwa se bwatanze amafaranga kuri Wazalendo bahagarara ihuriro rya amahuriro menshi y'Abazalendo. Abazalendo rero bakabageze gute bakomeza kurugira gute kurwana na M23. Aba n'Abazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hagamijwe kujya gute kugira ngo bagumye guhagarara ku ntambara. Bivuga ko amafaranga yatangiye gutangwa tariki ya 11 Gashyantare. Nyuma yaho iri tsinda ryaturutse muri Minisiteri y'Ingabo risuye Uvira ku itariki ya 10 Gashyantare. Abazalendo bakavuga ko rwose amafaranga bayahawe amadolari 400 ku basirikare, Abazalendo bagahabwa amadolari nuvuga ngo amafaranga yanyagijwe mu basirikare. Amakuru kandi akavuga ko itsinda rya Minisitiri y'Ingabo ryigabwemo andi matsinda 6 ajya gukurikirana ibikorwa by'itangwa ry'amafaranga mu mujyi wa Uvira, mu kibaya cya Rusizi, muri Baraka no muri centre ya Fizi, Minembwe n'Amakobora, aho hose gize bahawe amafaranga nyize gute yo kubatera imbaraga. Mu gihe kandi abo muri Kivu y'Amajyaruguru baherutse kujya gute guhabwa amafaranga. Uko niko ibintu bihagaze. So kubakeneye kumenyera amakuru yo muri Masisi uko amakuru yabyutse ameze nuko ibintu bihagaze, cyo bamenya nuko intambara n'umuriro, intambara ntiyoroshye. Ibyo twibaza kuri iyi situation y'uyu munsi cyangwa se n'iki cyumweru nibyo ngibyo. Muri rusange nibaza ko nawe ushaka gutanga ibitekerezo uduhamagare kuri telefone 0788555010 0788555010 ni telefone watanga igitekerezo, watanga amakuru. Ariko igihe hari icyo kivugwa baribaza ati se Wazalendo barusha imbaraga M23 ntiyafite ikibazo, ati Makenga aho ntago yaba atari abantu bakorana batamufasha nkuko bikwiye. So hari byinshi abantu bibaza. Ngaye nguko rero reka mbashimire kandi ushobora gutera inkunga kino kinyamakuru kikaba kikugezaho amakuru
nawe wagizemo uruhare. Nguko uko bihagaze muri Masisi, intambara ikwerekera Ngungu yerekera Rubaya. Ntabwo tuzi rero uko biza kuba bigenda. Twongere mu kiganiro cya nimugoroba. Njyewe na Meki Kayiranga, mugire ibihe byiza, twongere kubonana dufite andi makuru araba agezweho. Bye bye.